rero burasheri sha muri ikora n'ibintu byarakaze kugira urye uziko bisigaye bisaba kuba ufite iki umuryango munini ariko mugari ahubwo se turabigenze gute kugira turye koko sheri ko bisaba ko dufite abana benshi ese sheri uragiye tubigenze dute kuko siko ntari inkoko ngo ndahita nturaga abo bana tubabone tugira umuryango uragira ngo bigende gute yongeye burasheri njye mfite agatekerezo gusa nyine wihangane n'inkuru utapfa kwakira aka kanya ako nyine byihangane mbikubwiye kuko birakenewe tugomba kurya ngira nta kibazo. Okay rero sheri buriya mbere yuko nyine tubana nagize gutya byara nyine abana babiri sheri nundi sheri kambikubwire pe ntawe wahishaho pe ahubwo kandi ukuntu nabazana rwose turebe ukuntu twarya sheri ibyo bintu ntawe ushaka kubyumva ubu koko wanciye inyuma nta soni ufite warabitinyutse urabikora ntabwo mbyumva ese utwarya gute noneho nabazanye noneho barekera hano muri iyi nzu ntego tutabwirwa ndetse nkabazana maze ubundi ukareba ko tutarya bazane tubone ibiryo bya korona nirangira uzasubiza abana aho bakuye sheri yaze ndatinda mise mbazana abana ubu ngubu bari gukina hano hanze rwose nta kibazo aho genda uzane n'ibyo biryo rero ubabwire ko ufite umuryango ahubwo se nyine ko kujya tubone byinshi nuko tuba dufite abana benshi babandi ahubwo se nsize hano babandi b'abahungu banje bo bagiye hehe ko nta mundi kubona ngo bajye gukina ahubwo n'abandi erega sheri wihangane abo bana uri kumbaza nanjye ibyanjye byabaye nk'ibyabo papa wabo nawe korona yamusanye nawe yaje arabatwara bari abana ntabwo ari abawe ngo iki sheri burya nawe wanciye inyuma nkatangara mpuzana ungana n'urudodo nene reba kuntu ibuno ringana reba itama usigaye ufite none ukifata ukanca inyuma ubu hari icyo ntagukoreye koko reka ariko nze nkwereke ibyo byose wivugiye uno munsi birajya hanze kanze nkwe ako se sheri uyu mugabo ngiye sinzi ikintu ari kunkubitira n'ukuri uyu mugabo yaje avuga yuko agiye kuzana abana be yabyaye hanze arabazanye nanjye mubwira yuko abona ari mfite atarabe nkimara kumubwira gutyo ahita anyataka atangira gukubita ubwo se arampora iki koko ko ari kimwe kuri kimwe niko shaka warangiza ugakubita umugore muri iki gihe cya korona njye umugore ndubabwiye ko namukubise ko twikinira ngo ubu hano nari kurira aho ikintu uri ko karasha tujyane ku kagari ukazirabwira rwose mbore rwose mundekera umugabo n'umwanya mumureke yampanaga ubwo se murumva byagenda gute oya mumureke rwose ni umugabo wanjye niba yankubise ariko yampanaga ni mumureke ese undi ko bamvuna ubwo uzongera abagore b'uburobanira koko abagore b'ububare none se wari uri kumva twavuze induru ihangane ariko rega nawe ujye umenya ko umuntu wese ari umuntu nawe wari urimo urankubita se njye ntiwamvunaguye ubwo rero ukoze revenge